Nongeye kubaha ikaze nanone kuri Learn with Dr. Liz, urubuga tubagezaho byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana ndetse na bya bintu byose bizagufasha kugira ngo ukomeze kurera umwana wawe neza. Nukuri ndabashimiye cyane abantu mukomeje kudushyigikira, gukora subscribe. Ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu by'agaciro kubagira, ni ibintu nyine by'ingenzi kuza muri famille ya Learn with Dr. Liz. Nukuri ndabashimiye mbikuye ku mutima, kandi Uwiteka abamugisha abantu mwese mwahisemo kunshyigikira, gushyigikira ibitekerezo byanjye. Nukuri ni ibintu by'ingenzi, ni ibintu umuntu wese akapreciatinga, kandi mwumve ko nyine mbashimiye cyane. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe umunsi wanjye uko uba wifashe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ese ni izihe challenge? Murabizi ni ibintu byinshi abamama bahura nabyo, cyane yuko gufatanya akazi, kurera abana, kugira nyine inshingano nyinshi ni ibintu biba bigoye, ariko nanone ni ibintu byiza, ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu byo gushimira Imana, kuko ariyo idushoboza nyine kugira ngo ubashe gukora rwa ruhare rwawe nyine Uwiteka aguhamagariye ku isi, kugira ngo nyine ukomeze gukora icyo Imana yakuremeye. Ndabashimiye cyane rero, reka tubane mbereke umunsi wanjye uba wifashe gute. Guys, nyine murabyumva, n'abamama benshi barabyumva ko ufite akazi, uri bubyuke mu gitondo ujya mu kazi, rimwe na rimwe ni inshingano zawe kumenya yuko abana biteguye bagiye ku ishuri. Nyine nta handi bigusaba kuzinduka kugira ngo ibintu byose use nkaho bishyira ku murongo. Ujya ku ishuri yagiyeyo, abatari bugenda baraguma mu rugo, nabo uramenya neza yuko nimba bari mu rugo bari bubone ifunguro bari bufate saa sita, urasiga ubiteguye cyangwa se urasiga nyine bipanze uko biri butegurwe. Ubwo rero nkanjye murabyumva, ni ukubyuka nkategura umwana nyine mukuru afite 7 years, agiye kuzuza nyine imyaka 7, ubundi afite amezi 8, nawe agiye kuzuza amezi 9. Uri kumva ni abana basa nkaho bari mu kigero gitandukanye. Rero buri umwe ku giti cye afite nyine ibyo agomba kuba biteguye kurusha nyine uwundi. Uri kumva ni ukubyuka. Murabizi cyane niba ufite akana nka gatoya, nyine akenshi pe uba wazindutse nyine buri munsi. Ni ukuzinduka nkamutegura, ujya ku ishuri saa 1 nawe saa 2 gutyo, imodoka imufashe agiye ku ishuri. Uri kumva making sure nibuza yuko nanjye njya mu kazi, ujya ku ishuri yagiye, cyane yuko umukozi nyine cyangwa ugufasha kurera umwana ntabwo yabasha guhanduringa akana gato ngo n'ubundi ngamenye ko yamujyanye ku ishuri. Rero ni responsibility zanjye, like gusiga nyine wa wundi mukuru agiye ku ishuri, n'umutoya namuteguye, wenda se hari ibyo muha mu gitondo yabifashe, nimba nyine nkasiga mbwiye nk'umwana umufasha kumurera nyine uko ari bugende. Ibyo byose ni inshingano zanjye, kandi nawe ndabizi harimo umuntu nyine bigoje uwo munsi wanjye w'umunsi uko ugenda. Ubwo ni inshingano zo kubwira ugufasha, urabigenza gutya, urakora umwana uko uri bumugaburire. Ni ibintu nyine bisaba even mu mutwe, muri mind, kuri well prepared kugira ngo ibintu byose bitegurwe. Ubwo rero nyine ni ukubyuka tukamutegura, tukamutunganya. Umukuru yamara kwiga, umuto nyine nawe nkasiga ibintu byose biri ku murongo, nyine nzi uko bari bubikore umunsi wose uko biri bugende. Narangiza ni nyine nanjye nka saa 1:30 mba ngomba kwitegura, nkajya mu kazi nyine nk'uko bisanzwe. Ubwo ni ukubyuka nkagenda nanjye nyine ni ibintu bisanzwe, nkajya mu kazi saa 2, nyine abageze mu kazi nk'uko bisanzwe. Ariko ikintu cyo kubabwira ni uko nyine uko waba uri busy kose, uko waba uri ku kazi, uzinduka se, izo nshingano zose ni ngombwa nyine kumakinga sure yuko ibintu byose bipanze neza, haba mu mutwe wawe, muri mind, ndetse buri wese kumudelegatinga nyine icyo akwiye gukora kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. Ntabwo ari ibintu byoroshye, abamama barabizi, ariko nanone ni ibintu by'ingenzi cyane cyane ku buzima bw'abana. Ntabwo wowe nk'umumama ufite umwana
ukwiye gusiga witeguriye nyine byitegurire, ni ikintu cy'ingenzi cyane yuko nyine ni nabwo uba wizeye ya suku y'abana. Muri iyi minsi murabona nyine hari n'ikibazo cy'uko abana bagenda bagira ibibazo by'inzoka, impiswi, ibintu nk'ibyo bigenda byisubiramo. Ese mwari muzi yuko ibyo bintu bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abana? Like urugero nimba umwana ashobora kugira nyine by'umwanda utameze neza, ugasanga umwana arwaye inzoka, agize diyare yica abana. Ntabwo mugomba kujya mukinisha ibintu by'umwanda cyane cyane ku buzima bw'abana, kuko abana benshi bashobora kugira diyare bikarangira agiye muri shock akaba yanabura ubuzima nyine, cyane yuko abana nyine ubusanga ubuzima bwabo buri vulnerable, nyine ikintu cyose kiri toxic kinjiye mu mubiri we, umubiri ugisensinga vuba byihuse. Rero umubyeyi wajya gufata umwana ukamuha nyine like responsibility zose ukaza wa muntu ugufasha, ntabwo ari ibintu byiza. Nimba ufite umwanya, niba utawufite, menya yuko ni inshingano zawe kumenya yuko umwana ameze neza, ubyuke ubitegure, ibyo ubona ukwiye kwitegurira ni ukuri ubitegure. Nimba ari umwana watangiye complementary feeding, ushobora kubyuka nawe ukitekera icyo gikoma. Nimba ari amata, wenda amata benshi bafata infant formula yatugura muri alimentation, iyo nimba ari utubebe muhesha, at least byuka usige utwitekeye, umaking sure neza ko once a day utwo tubebe tumeze neza, watwitekeye, mikorobe zose nyine zavuyeho. Ni ibintu bizagufasha kugira ngo nyine ukomeze urere umwana. Ubwo rero iyo ngeze kwa muganga barabyumva, akazi kaba ari kenshi, rimwe na rimwe ushobora kubura umwanya wo kubaza mu rugo bimeze gute, ariko nanone kuko ibintu mba nasize nabipanze neza, ni ibintu binyorohera nyine, kuko buri muntu wese aba azi uko ari gukora ikintu cye niba namusigiye. Rero ni ibintu byose ngenda nkakora akazi ntuje, nkita ku bana neza, nishimye rwose nta kibazo. Then karangira nimugoroba nkataha nk'uko bisanzwe. Rero iyo ntashye ntabwo mvuga ngo ndarushye, ngo niriwe nkora, ngo ngomba guhita nduhuka. No, ndagenda nyine nkamenya umwana yagiye ku ishuri, se yakoze homework nkamufasha, cyane yuko niho nanjye ngenda nasesinga progress bimeze bite, ese nyine hari improvement ari kugira. Then nagize nyine uri kumva n'akana gato kaba gakeneye care, kaba gakeneye kukitaho, nako nkagenda nyine nkakitaho, nyine nkareba uko kameze. Ikindi uri kumva ni muto nyine, yaba akeneye konka, nyine ukamwitaho, ukareba nuko akina. Uri kumva amezi 8 ni wa mwana uba utangiye kumenya gukambakamba, rimwe na rimwe arakwiyaka, ashaka kwigendera, nyine ashaka kwigendera, mba ngomba kumuwatchinga nyine uko ari gukambakamba, muri ukuntu yishimye, duseka, ibintu byinshi nyine biraba. Rimwe na rimwe usanga nyine nkuko mubyumva naye mbafite n'ibindi bintu byo kureba bijyanye n'amasomo, nyine kwihugura. Ibyo bintu byose usanga nyine rimwe na rimwe kenshi nyine nkunda gusinzira bitinze, ariko nanone ntabwo ari excuse kuba nakora nyine responsibility zanjye. N'ubundi nimbuze kuzinduka cyane rwose nkakora nyine bya bintu byose nabwiye byuka nkora mu gitondo. Iki kiganiro rero icyo nashatse kubabwira ni uko waba uri busy kose ntagomba kwirengagiza responsibility zawe, ngo uvuge yuko ibintu byose urabitererera wa muntu ugufasha mu rugo. No, you are the one who is responsible for your children. Nyine ugomba kubitaho, ukamenya kinyoshoye ko ibintu byose byakozwe neza kandi ku gihe, nibyo bizagufasha kugira ngo abana bawe bakomeze bakure neza. Rero ababyeyi ndabashishikariza cyane kujya mumenya nyine ubuzima bw'abana mukabwitaho. Ntabwo ari ngombwa yuko umukozi cyangwa umuntu wese muri kumwe ari gukorera ibintu byose. Usange buri munsi aragutegurira ibintu by'umwana, igikoma, amata, nyine wowe ukamera nkaho ntago bikureba. Ntago ari byo. N'ahandi uzasanga abana bakora indwara nyinshi zituruka ku mwanda, zituruka ku bintu byose, cyane yuko ubutagenda urebe nyine se bimeze gute, bigeze he, ese nyine bitegurwa gute. Even like ushobora kugenda ukyogereza ibyombo kugira ngo umaking sure yuko byogejwe neza. Ni ukuri nibyo bizagufasha kugira ngo ukomeze kurera abana neza. Rero ni ikintu cy'ingenzi ababyeyi kwita nyine kuri ibyo bintu byose,
kuko bizatuma abana bakura neza, bizatuma nyine kugenda barwara indwara nyinshi ziterwa n'umwanda bigabanuka. Murabizi abana benshi bashobora kurwara tifoyide ni indwara mbi ituma n'amara atoboka. Ubwo rero ni inshingano zacu kugira ngo tumenye ubuzima bw'abana ko buri mu biganza byacu nk'abamama, kugira ngo nyine abana bakomeze kumera neza. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, nizere ko hari ikintu ukuye muri iki kiganiro kandi bigiye kugufasha nyine kugira ngo ukomeze kwita ku bana neza. Rero guys, nimba ari ubwa mbere n'abana, ese ni iki nyine bazi ku buzima bwabo, ese bazi ko bafite contribution nini